Ndabasuhuje inshuti bakunzi b'Ibyaro TV, mudahwema kudukurikirana aho mugiye muherereye hose, ndabasuhuje. Tugiye kubana muri iyi nkuru igenda icicikana ikomeje gutera inkeke. Rero uyu mubona muri sikirini yanyu abenshi muramuzi, ni umusore ukomeje gusetsa abanyarwanda muri rusange, ukomeje kwigarurira imitima itari ya bake hano mu Rwanda. Rero ushobora kwibaza ati se uyu musore arakekwaho ikihe cyaha ko tumumenyereye mu rwenya, tukabona yaba ari kumwe n'umukobwa bimeze ute? Uyu ni umukobwa bagenda bavuga ati yamuteye inda, ariko iyi ni inkuru ya nyayo. Yamuteye inda ariko uyu buri nguni yabashije kuba yakihakana uyu mukobwa, ati njyewe sinaguteye inda, ati sinakuzi. Ariko ubushinjacyaha RIB bwabashije kwinjira muri iki kibazo ngo bucukumbure bwumve ko koko yaba ari ukuri cyangwa se abesherwa. Ariko nk'uko bigenda bicicikana, nk'uko uyu musitari mumumenyereye akinana na buri kantu, uyu we akina ari buri nguni, muramuzi cyane mu tumanyeri twa hato na hato. Ariko ubu tuvugana ari mu mazi abira, dore ko umukobwa agenda abivuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, avuga ati njyewe nanamufungisha, dore ko uyu mukobwa agenda anavuga ati inda imaje gukura. Ariko uyu buri nguni agenda abihakana, avuga ati uwo mukobwa ati arambeshera. Ariko nk'uko mugenda mubona muri sikirini yanyu, muramubona bari kumwe ahantu ku gitanda. Ubu se ushobora kwibaza ati se bahakoraga iki? Ubu ni nayo mpamvu RIB yinjiye muri iki kibazo, ivuga ati iyi nkuru ni ya nyayo. Nk'uko RIB yagiye ihaguruka cyangwa se ihagurukira abantu batera inda abakobwa barangiza bakabihakana, yagiye ibahagurukira. Rero sayizi tuvugana, buri nguni wacu ubu ari mu bibazo bikaze cyane, dore ko nawe yagiye abyivugira ati njyewe ndi mu bibazo bikomeye. Ariko uyu mukobwa nawe ari kuza ambwira ibintu ntazi. Ariko se ubundi muri Kigali ninje utera inda njyenyine? Ariko nk'uko inkuru zagiye zibivuga, Kigali Today yagiye ibitangaza igihe. Ibyo ni ibinyamakuru byagiye bitangaza aya makuru agiye atandukanye, bavuga ko uyu mukobwa inda ashobora kuba ayimaranye amezi 3. Urumva ko ari menshi. Rero buri nguni naho yahakana ahera, kuko inkuru ni ya nyayo, dore ko banagiye bafata amavideo agiye atandukanye bagaragara nk'aho bari ku gitanda. Ubwo rero naho wahera iyi nkuru uyiveba. Iyi ni inkuru yakomeje rero kuvugisha benshi, bavuga ati uyu muhungu ugafashe mu minsi 2, ni gute ashobora kuba atangiye gukora aya mahano? Ati se ubu abasitari bose bagiye babigeramo mbere, kuki tutarabumvaho ibintu nk'ibi? Ibindi binyamakuru bigenda bivuga ati weho buri nguni ugomba gufata umugore cyangwa se ugashaka umukunzi wawe, kugira ngo izi nkuru cyangwa se ibi bintu bagenda bakuvugaho bigenda bigabanyuka. Tumenye ngo uwisohoreje umugore ntaco bizaba bitwaye, kuko uzaba warasezeranye nawe imbere y'amategeko. Rero iyi ni inkuru yakomeje kugendagenda iza kugera ku muhungu we cyangwa se umusangirangendo we, ariwe bita buri kantu baba bakorana. Buri kantu aravuga ati
mana yanje, ibi ni ibiki bibaye? Uyu muhungu wacu byagenze ute? Kandi dore ko izi ngeso ntabwo nari nzimuziho. Yagiye amurenganura, ariko ubushinjacyaha RIB bwagiye bukora iperereza rigiye ritandukanye. Mbibutsa ko yewe utari wakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro tuza tukugezaho bize kukugeraho ku gihe. Ndabashimiye.